nta gihe na kimwe gukemura ibibazo mu mibereho y'abantu byigeze byoroha nk'uyu munsi. Biratangaje iby'igihugu gishobora kubaka mu myaka 30. Kuba byibuka, mu butabera bw'u Rwanda hari igihe gutanga ikirego byasabaga kujya kuri police, bakandika ikirego cyawe, bagatangira iperereza, bakazakwandikira bakumenyesha aho ikirego kigeze, cyangwa nawe ukazagaruka kubaza. Cyazanagera mu rukiko bakazakwandikira babikumenyesha, cyangwa nawe ugakora urugendo ukajya kubaza. Uyu munsi ibi byose ushobora kubikorera kuri telefoni yawe igendanwa, ndetse n'amakuru yose bakajya bayakoherereza kuri iyo telefoni. Ibi ni kubahabwa serivise z'ubutabera, ariko no kubazitanga byaroroshye. Mu kugenza ibyaha, hari igihe abagenzacyaha babonaga ibimenyetso ari uko ukekwaho icyaha hari uwamubonye agikora akamushinja. Ibimenyetso byatangwaga iki gihe byabaga ari n'ibimenyetso bishobora gushidikanywaho. Iyo byabaga nta n'ukekwa, iperereza ryashoboraga no guhagarara. Hari kera, hari imbere y'ivuka ry'Ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera, Rwanda Forensic Institute. U Rwanda nk'igihugu cyubakiye serivise nyinshi ku buhanga n'ikoranabuhanga. Mu mwaka wa 2005 rwatangije laboratoire ya Kigali y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera, Kigali Forensic Laboratory. Yatangijwe ku bufatanye bwa polisi y'u Rwanda n'ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika y'u Rwanda. Iyi laboratoire yafataga ibimenyetso by'ibanze, ariko nta koranabuhanga riteye imbere ndetse nta n'impuguke zihagije yari ifite. Gupima ibimenyetso byari bihenze cyane, kubera ko byoherezwaga mu mahanga mu bihugu nk'Ubudage ngo abariho bipimirwa. Ibi usibye guhenda byanafataga igihe kinini cyane, kandi twese turabizi ko ubutabera butinze buba butakira ubutabera. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, guverinoma y'u Rwanda yari ihanganye n'uruhuri rw'ibibazo, ariko guverinoma yishyira imbaraga. Hageze igihe habaho ibindi bikenerwa, cyane cyane kugira ngo tujye mu muryango nyarwanda utekanye. Ni nayo mpamvu ku bufatanye bwa polisi y'u Rwanda ndetse n'ubushinjacyaha bwa Repubulika bashyizeho Kigali Forensic Laboratory, kari agashami kari muri polisi mu ishami rya CID cyangwa se Criminal Investigation Department. Bayihaye ubushobozi, ariko bahabwa n'amahugurwa kugira ngo bashobore kujya bashobora gufata ibimenyetso ndetse babibike neza, babipfunyike, babyohereze hanze, cyane cyane ko twamaze gusinya amasezerano na kaminuza yo mu Budage ya Hamburg ishinzwe legal medicine, kugira ngo bajye bashobora kudukorera isesengura y'ibimenyetso twabahaye. Icyo gihe rero byatwaraga ingingo y'imari nini, kandi tugakoresha bike. Ni nayo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yakomeye gushakisha icyatuma haba iyindi ntera yo kugira ngo utange ikimenyetso cyakunganira investigation cyangwa se isesengurwa byakorwaga n'abashinzwe investigation. Muri 2016 itegeko ryaremejwe ndetse rishyirwa ku mugaragaro, rishyiraho ikigo gishya, laboratoire nshya yitwaga Rwanda Forensic Laboratory. Yari ifite ubushobozi muri laboratoire 12, kandi zubatswe mu buryo bwa gihanga ku bipimo mpuzamahanga. Iyo laboratoire yashoboraga kuba yakora ibyoherezwaga hanze byose. Nibyo muri imyaka 5 byose yakoraga, ndetse isize igeze ku gipimo gishimishije, aho ikimenyetso cya gihanga cyangwa se forensic evidence yunganira ibindi bimenyetso byakuye mu itahura cyangwa igenza ry'icyaha. Ngiyi impamvu mu mwaka wa 2016 hasohotse itegeko nimero 041 akarongo 2016 ryo ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2016 rihinduriye laboratoire ya Kigali y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera, igahinduka urwego rwigenga nka laboratoire y'u Rwanda y'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga byifashishwa mu butabera, Rwanda Forensic Laboratory. Iyi laboratoire yafunguwe ku mugaragaro ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2018. Ni laboratoire yakoze akazi gakomeye kubera ko yagize uruhare mu kwihutisha ubutabera mu manza zashoboraga gufata igihe kirekire, ndetse rimwe na rimwe ubutabera ntibutangwe neza.
Mu gukomeza kwagura serivise kugera ku rwego rwo kurenga imipaka y'u Rwanda, inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023 yemeje iteka rya perezida nimero 043/2023 ryo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2023 rishyiraho Icyigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera, Rwanda Forensic Institute. Ni impinduka zari zigamije kwagura iki kigo kikajya ku rwego mpuzamahanga, aho kizajya gikora ubushakashatsi, kigatanga amahugurwa ndetse kigakora ibindi bikorwa byose biri ku rwego mpuzamahanga. Iki kigo ubu gifite amashami 7 yose atanga serivise haba ku bantu ku giti cyabo, ku nzego n'ibigo bitandukanye byaba ibya hano mu gihugu ndetse n'ibyo mu mahanga. Ni amashami arimo ibipima ibinyabuzima, ripima ibizwi nka DNA, uturemangingo ndandasano. Muri iri shami bapima kandi bagasesengura ibimenyetso byavuye ahakorewe icyaha, bishobora kuba amaraso, amacandwe, amasohoro cyangwa se ibindi byaturuka mu mubiri w'umuntu. Barabipima, bakabisesengura, bagatanga raporo yakwifashishwa mu butabera, bikaba byafasha mu kumenya abakoze ibyaha. DNA kandi ipimwa hagamijwe gupima amasano. Bisabwe n'abantu ku giti cyabo, barapimwa ngo harebwe niba hari isano bafitanye. Ni nko kumenya niba abantu hari ababyeyi b'umwana cyangwa se niba bafitanye indi sano. Muri iri shami habamo na serivise yo gupima udukoko duto cyangwa se utunyabuzima duto tutaboneshwa ijisho, dushobora guturuka ku mwanda cyangwa se ku mafunguro bikekwa ko yahumanye cyangwa yahumanyijwe. Hari ishami rikora ibirimo gupima no gusesengura ibinyabutabire. Aha niho bapima ibimenyetso birimo nk'amaraso bazaniwe nk'ikimenyetso, bagapima ingano ya alcohol yarimo cyangwa se ibindi biyobyabwenge nk'urumogi, cocaine n'ibindi bishobora kujya mu maraso bikayahumanya. Muri iri shami ni naho bapima ibintu byafashwe bikekwa ko ari ibiyobyabwenge, rikemeza niba ari byo cyangwa niba atari byo. Impuguke zo muri iri shami ni nazo zipima ingano y'umusemburo ndetse n'ibindi binyabutabire biri mu nzoga zitemewe ziba zafashwe. Hari kandi ishami ripima ibirimo ibikumwe, Physics Pattern Department. Niba hakorewe icyaha hari ahantu bigaragara ko umuntu yakoze, impuguke zo muri iri shami zipima ibigize igikumwe cy'ukekwa, zikerekana ko uwo muntu ari we wakoze aho hantu cyangwa se ko atari we. Muri iri shami banapima umwimerere w'ibikoresho hagamijwe kurebwa niba bitarahinduwe cyangwa se niba byarahinduwe. Nk'urugero, abantu bajya biba imodoka bagasiba nimero ziranga haba kuri moteri cyangwa se ku bindi byuma. Ikinyabiziga kandi gishobora guhindurirwa plaque mu rwego rw'uburiganya cyangwa se ubujura. Izi mpuguke zifite ubumenyi n'ubushobozi bwo gupima, zikareba niba izo nimero ari iz'icyo kinyabiziga cyangwa niba zarahinduwe. Muri iri shami ni naho bapima ibijyanye n'imbunda, amasasu n'izindi ntwaro. Bashobora gupima ibitoryi bakamenya imbunda yarashe ayo masasu, ndetse banapima intera isasu rishobora kuba ryararasiwemo. Aha ni naho bapima ibijyanye n'inyandiko, bakamenya niba inyandiko runaka ari umwimerere cyangwa niba ari impimbano. Nk'urugero, bapima impushya zo gutwara ibinyabiziga cyane cyane zatangiwe mu mahanga, bakamenya ko urwo ruhushya ari umwimerere cyangwa se niba bararwiganye. Kwigana inyandiko ni kimwe mu byaha bikorwa cyane kandi bikagira ingaruka. Rwanda Forensic Institute ipima umwimerere w'amafaranga, za kontaro, indangamuntu, impapuro z'inzira cyangwa passport, za kashe n'izindi nyandiko zishobora kwiganwa. Rwanda Forensic Institute kandi ifite ishami ripima kandi rigasesengura ibijyanye n'ikoranabuhanga rikoreshwa mu itumanaho n'isakaza bumenyi. Ni ishami rikoramo impuguke mu mikorere ya mudasobwa. Ibimenyetso by'ibyaha bifitanye isano n'ikoranabuhanga, ibishobora gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga na internet muri rusange, amakuru yo muri mudasobwa yabuze cyangwa yahinduwe, ibyaha bishobora gukorwa birebana n'ububiko bw'amakuru, ikoranabuhanga rigezweho n'irigenda rivuka nk'ubwenge buhangano nk'ubukoresha za drone cyangwa za robot. Ni abahanga mu kubisesengura no kubipima, hakarebwa umwimerere w'ibifitanye isano nabyo. Muri iki kigo cya Rwanda Forensic Institute kandi harimo ishami ripima ibirebana n'ubuhanga bwa kiganga. Aba bapima ibimenyetso byose bisaba ubuhanga bw'abaganga, nko gupima umubiri w'uwapfuye, bakagaragaza uburyo ndetse n'icyateye urupfu, cyangwa se gutanga ibimenyetso bijyanye n'ubumuga umuntu yatewe n'impanuka cyangwa ibikomere byatewe n'ibintu runaka. Forensic Medicine. Aha ni naho bapima ibikomere cyangwa se ibindi bimenyetso ku mubiri w'umuntu bikekwa ko yahohotewe. Hari n'ishami rishinzwe ubushakashatsi
guhanga udushya n'iterambere. Iri ni ishami ry'ingirakamaro cyane kubera ko muri Rwanda Forensic Institute batanga serivise ziri mu nzego zihindagurika cyane. Ikoranabuhanga ndetse n'ubuhanga byifashishwa mu gusesengura no gupima ibimenyetso bikenera ubushakashatsi no guhanga udushya mu buryo buhoraho. Hari n'ishami rishinzwe amahugurwa. Muri iri shami abakozi b'iki kigo ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo bahabwa amahugurwa abafasha gukarishya ubumenyi. Mu myaka 5 ishize Rwanda Forensic Institute yabonye ibikoresho bigezweho biri ku rwego mpuzamahanga mu gupima ibimenyetso byifashishwa mu butabera no mu gukemura impaka. Iki kigo gikoresha gahunda za mudasobwa zijyanye n'igihe kandi zikoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Nk'ubu kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 iki kigo gikoresha gahunda y'ikoranabuhanga yitwa Laboratory Information Management System LIMS. Ni uburyo bw'ubuhanga n'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kwakira dosiye zose zisesengurirwa muri laboratoire, igafasha mu kubika ibanga kubera ko abakozi bakora kuri izo dosiye ntabwo bashobora kumenya imyirondoro y'abazirimo. Ifasha mu kwihutisha dosiye kubera ko igaragaza igihe dosiye yakiririwe n'igihe yakaba yararangirijwe. Ni gahunda ikoreshwa ku rwego mpuzamahanga, ibika amakuru mu buryo bw'ibanga ry'ikoranabuhanga ibizwi nka barcode. Kuva ikigo Rwanda Forensic Institute cyatangira cyagize uruhare rukomeye mu kubaka ubutabera bw'u Rwanda, haba mu kubwihutisha no mu gutanga ibimenyetso bya nyabyo bidashidikanywaho. Rwanda Forensic Institute ikoresha abakozi b'impuguke barimo abafite impamyabumenyi z'ikirenga mu mashami akenewe muri izi nshingano. Aba bakozi bagenerwa amahugurwa yaba y'imbere mu gihugu no hanze yacyo abafasha guhora batyaza ubwenge ku buryo ubumenyi bwabo bujyana n'igihe. Leta y'u Rwanda yashoye amafaranga menshi mu kugura ibikoresho bigezweho ndetse no mu guhugura ababikoresha. Hari abantu bamwe batekereza ko umugabane wa Afurika uri ku rwego rwo hasi mu iterambere ry'ikoranabuhanga ndetse no mu buhanga bugezweho. Oya, u Rwanda n'urugero rwiza rugaragaza ko batari ko bimeze. Iki kigo cyahoze cyohereza ibimenyetso kubipimisha mu mahanga, ariko uyu munsi nicyo cyakira ibivuye mu mahanga byoherejwe gupimirwa mu Rwanda. Gifite laboratoire 12 zigezweho kandi hari gahunda yo kuzongera. Guverinoma y'u Rwanda yashoye amafaranga menshi cyane kugira ngo yubake ubushobozi bw'iki kigo, uhereye mu gushyira ubushobozi mu kugura ibikoresho bigezweho bikoreshwa muri za laboratoire kugira ngo hasesengurwe ibimenyetso bivuye ahabereye ibyaha, ndetse yashyize imbaraga cyane mu guhugura abakoramo kuko bafite amahugurwa akorwa mpuzamahanga ndetse bafite na za certificate bagiye bahabwa. Ikindi ni uko uyu munsi laboratoire dufite uko ari 12 ni laboratoire zikora ku gipimo mpuzamahanga, cyane cyane ko buri mwaka twipima ku zindi laboratoire zagizeho zemewe ku isi yose, icyo bita professional testing certificate. Buri mwaka tubona ni ikimenyetso kigaragaza ko ari ibikoresho, ari abakozi bakoramo bari ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane iyo basesenguye ibyo byavuye mu bipimo byo turipima ku zindi za laboratoire. Akaba ari ikimenyetso kigaragaza ko u Rwanda rufite ahantu rugeze hakomeye. Ikindi nagiye ngo nongereho nuko n'umwihariko w'u Rwanda muri Afurika, izi laboratoire 12 ziri hamwe, zikubiye hamwe. Ahandi usanga zitatanye ziri hirya no hino, imwe ugasanga muri Minisiteri y'Ubuzima, indi muri Minisiteri y'Ubutabera, muri polisi, mu gisirikare. Kuzigira hamwe rero n'umwihariko ukomeye w'u Rwanda kandi byatanze umusaruro ukomeye, kuko kugenza icyaha nta laboratoire nimwe ihagije yonyine, kiza gukorana n'izindi. Ndabaho urugero, usanze umuntu yapfuye, laboratoire ishinzwe ibikumwe izabona akazi. Ade laboratoire ipima uturemangingo ndandasano izabona akazi. Laboratoire yo kumenya icisha umuntu iyo nayo izabona akazi. Ndetse ku buryo habaho n'ikoranabuhanga, ko nta cyaha gikorwa kitabanje gukoresha n'ikoranabuhanga za telefone. Ibyo byose birahuzwa ugasanga n'umwihariko mwiza, kandi nayo mpamvu ku uyu munsi ibihugu birenga 12 byatuganye kugira ngo tubaha serivisi. Byose birihuta. Turi mu isi ikorerwamo ibyaha byinshi kandi byoroshye ko bikwirakwira kubera ko isi yabaye nk'umudugudu. Kugenza ibyo byaha bisaba ubumenyi n'ikoranabuhanga rikomeye. Muri iyi myaka 5 ishize, inzego zitandukanye ziganjemo iz'ubutabera ndetse n'abantu ku giti cyabo bagannye iki kigo, bahabwa serivise zagize uruhare rukomeye mu butabera no mu gukemura impaka. Imibare y'abakenera izi serivise ntabwo isiba kuzamuka buri mwaka. Nk'ubu hagati y'umwaka wa 2018 n'ibihumbi 2019
iki kigo cyakemuye ibibazo bisaba ibimenyetso bya gihanga 4815. Mu 2019-2020 hakiriwe kandi hakemurwa ibibazo 5812. Mu 2020-2021 hakiriwe hanakemurwa ibibazo 8354. Mu 2021-2022 byabaye ibibazo 8447. Mu 2022-2023 kugera mu mpera z'ukwezi kwa karindwi byari bimaze kuba ibibazo 9935. Birimo ibibazo byazanywe mu rwego rw'ubutabera ndetse n'ibyazanywe n'abantu ku giti cyabo. Imibare irakomeza kuzamuka. Iyi mikorere yatumye iki kigo cyaguka ku muvuduko munini ku buryo u Rwanda rurimo guhinduka igicumbi cy'ubuhanga n'ubumenyi mu by'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023 u Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga y'inzobere mu by'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera ASFM y'umwaka wa 2023. Muri iyi nama hahise hanatangizwa ihuriro nyafurika ry'abakora mu rwego rw'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera AFSA. Ihuriro rinafite icyicaro gikuru hano mu Rwanda muri Rwanda Forensic Institute. Iri huriro niryo rishyiraho amahame agenga abakora muri uru rwego ndetse n'ibisabwa kugira ngo izi nzego n'ibigo bikora ibirebana no gupima no gusesengura ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera bibikore kinyamwuga. Ibi byose nibyo bihindura u Rwanda igicumbi cya Afurika muri uru rwego, kubera ko ubu hari ibihugu byinshi biza kwigira ku Rwanda. Mozambique ni kimwe muri byo. Mu mwaka wa 2022 Minisitiri w'Ubutabera wa Mozambique Helena Mateus Kida yasuye iki kigo avuga ko bifuza kwigira ku mikorere yacyo. Ibindi bihugu birimo Cape Verde, Mali, Nigeria, Sao Tome et Principe, Botswana n'ibindi byose bigera kuri 12 birashaka gukorana n'iki kigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera. Ni ikigo gifite umwihariko kubera ko muri Afurika Rwanda Forensic Institute niyo yonyine itanga serivise z'ibimenyetso bya gihanga ziri mu kigo kimwe kandi kikaba ikigo cyigenga. Ibi byongera icyizere mu gutanga ubutabera. Rwanda Forensic Institute kandi ifitanye imikoranire n'ibigo ndetse n'inzego mpuzamahanga nk'ikigo cy'Ubuholandi gishinzwe ibimenyetso bya gihanga, kaminuza yigisha iby'ubumenyi bw'ibimenyetso bya gihanga mu Buhindi, kaminuza y'ibimenyetso bya gihanga ya Hamburg mu Budage n'ibindi bigo n'inzego mpuzamahanga. Dufite laboratoire 12 zikora mu buryo bukomatanije kugira ngo zunganirane. Uyu munsi rero dufite guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda yo kugira ngo zikure kuri 12 zibe 19. Haziyongeramo nka forensic engineering, haziyongeramo forensic psychology n'izindi. Ku buryo mu minsi iri imbere tuzaba dufite n'izindi serivisi tuba dufite ariko ziri ahandi twashoboraga kuba bakiyambaza muri rusange. Ikindi cya kabiri ni uko duteganya gushyiraho ikigo cy'icyitegererezo mpuzamahanga kizajya gitanga amahugurwa ndetse n'ubushakashatsi, kuko ibyaha bikoreshwa ikoranabuhanga uyu munsi bigenda byiyongera kandi bizana iyindi tekinoloji igezweho. Dukwiye rero kuba turi imbere yabyo. Iyo tekinoloji yo gukora ibyaha tukaba tuzi ko ufite tekinoloji yo kugira ngo dushobore kugenza ibyaha, dutange forensic evidence ishobora gutuma ubutabera bwiyongera kugira ngo umuryango nyarwanda utekane kurushaho. Ni nayo mpamvu iyo urebye nk'ibyo tuba dufite uyu munsi, dufite ikoranabuhanga ryizewe ndetse ribika amakuru mu buryo bw'ibanga, cyo bita Laboratory Information Management System (LIMS). Uko tugenda dukura dukomeza tuzamura umutekano wayo. Iki kigo kirateganya kongera ubuhanga n'ikoranabuhanga gikoresha. Nk'ubu iki kigo gifite uburyo bwa gihanga bwifashishwa mu gushakisha abantu bahuye n'ibiza, wenda bakagwirwa n'inzu bakaburirwa irengero. Ni ubuhanga burimo kongererwa ubushobozi. Mu gihe gito Rwanda Forensic Institute izaba ifite centre y'icyitegererezo itanga amahugurwa yo gukarishya ubumenyi ku bakora mu rwego rwo gupima no gusesengura ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera, ndetse ikazanahugura abakora mu nzego zose zikorana na Rwanda Forensic Institute mu kumenya uburyo ibimenyetso bikurwa habereye icyaha ndetse n'uwakoze cyangwa uwakorewe icyaha. Ni ikigo kizigisha abaturutse hirya no hino ku isi. Rwanda Forensic Institute iranateganya gukomeza ubukangurambaga mu mahanga kugira ngo yongere imikoranire n'amahanga ndetse no kwagura umubare w'abiha serivise. Ubuhanga bwo gupima ibimenyetso byifashishwa mu butabera ni ingenzi cyane mu gutanga ubutabera no kubaka umuryango mugari utekanye. Ubu buhanga bwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha ndetse no mu kurenganura abarengana. Serivise zitangwa na Rwanda Forensic Institute buri wese yemerewe kuzisaba
haba ku nyungu z'ubutabera cyangwa ku nyungu z'abantu ku giti cyabo, gusa ugomba kuzuza ibisabwa. Abaturarwanda rero barashishikarizwa kugana iki kigo kugira ngo basobanukirwe serivise gitanga, bityo ntihazagire urengana cyangwa se ngo ubutabera budindire kubwo kubura amakuru.